Nongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana akomeze abane namwe muri byose. Niba wabyutse ukabona birakunze, shima Imana kuko hari abaryamye ntibabyuke cyangwa se hari ababyutse mu gitondo ariko ntibabone amahirwe yo kongera kwirirwa kuri uwo munsi cyangwa se ngo barebe undi munsi wakurikiyeho. Muri iki gitondo dufite amakuru atari meza, ni amakuru yagiye hanze ku isaha ya saa mbiri z'ijoro ryakeye tariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2021, amakuru avuga yuko Bishop Kabamba wayoboraga Restoration Church mu majyepfo yitabye Imana. Twihuse n'iyi nkuru iravuga iti Bishop Kabamba Jean Bosco wari umushumba mukuru w'amatorero ya Evangelical Restoration Church mu ntara y'Amajyepfo yitabye Imana nyuma y'igihe kirekire arwaye. Amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo yamenyekanye kuwa gatanu aho yishwe n'indwara ifata imitsi yo mu bwonko izwi nka stroke, aho bivugwa ko yari ayimaranye imyaka 7. Umwe mu bo mu muryango we yabwiye Igihe dukesha iyi nkuru ko yari amaze igihe kinini arwaye. Uwatanze aya makuru yagize ati amaze igihe kinini arwaye kuva mu mwaka wa 2013, yapfuye azize uburwayi. Bishop Gasore Constantin uyobora Restoration Church mu ntara y'Iburasirazuba yabwiye Igihe ko uyu mukozi w'Imana azibukirwa mu bintu byinshi bitandukanye birimo kwagura itorero. Yabivuze muri aya magambo ati yari umushumba uyobora Evangelical Restoration Church mu ntara y'Amajyepfo, yayoboraga amatorero arenga 20 muri iyo ntara, akanaba n'umushumba wa paruwasi ya Huye. Yari no mu nama y'ubuyobozi ya Evangelical Restoration Church. Yakomeje agira ati ikindi twamwibukiraho yari umuntu w'inyangamugayo w'umunyakuri cyane, akaba umukozi w'Imana w'ubwenge bwinshi. Yabaga no mu muryango wa Peace Plan aho yari muri komite yawo ku rwego rw'igihugu. Bishop Kabamba azwi cyane n'abize muri Kaminuza y'u Rwanda ishami riherereye i Huye ku mpanuro yakundaga kubagezaho n'inama yakundaga kubagira n'inyigisho zikora ku mitima ya benshi cyane. Bishop Kabamba yageze i Huye mu mwaka w'1995, agira uruhare mu gushinga itorero rya Restoration Church mu ntara y'Amajyepfo aho yashinze amatorero arenga 20. Uyu mugabo yasize umugore n'abana 3 barimo abakobwa 2 n'umuhungu 1. Ayo mafoto muri kureba ni aya Bishop Kabamba wapfuye azize indwara ya stroke. Iyi nkuru yacu nahangaha tuyisoreje, gusa ni inkuru itari nziza. Umuryango asize, Imana iwiteho kuko ariyo ifite ubushobozi bwo guhoza abababaye kuruta abana b'abantu. Nukuri Imana imwakire mu bayo, aruhukire mu mahoro. Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo nandi makuru tubagezaho mujye muyabonera igihe. Murakoze, murakarama.